kirageze bagiye kujyaho tugiye gusoreza etape ya kabiri ya Tour du Rwanda mu Rwabuye ngabo bibaze kwambuka cyakiro cyo mu Rwabuye rero bagiye kuzamuka byose goma kwera kuri mize hariya kuri mize y'imibereho hariya ngiyo rero ni Movistar yazamutse umukinnyi wa Mane uryagejeho aisabo twacyafite ikipe ya NSN zamukaye na Movistar ibirometero bitatu bya nyuma tugiye kumenya ugiye kwegukana etape ya kabiri ya Tour du Rwanda we arahishe kubera ko ari umukinnyi w'ikipe ya Sudara mu gusa ari hafi aho ngaho yego ari hafi hazamutse nande rero n'uwambaye mayo y'umutambitsi tugeze rero muri zaki kakanu kazamuka kajya kuri mize aha rero niho byose bigiye gutangira kubera kuko niba hari umushaka gutsinda cyo kwita solo ari wenyine byose goma gutekerezwa ngaha nibyo kuko twarabibonye 2019 Merayo Kudus yiyambura abagenzi be arazamuka arazagera hano arasoza tugeze kuri mize igisigaye rero buri umwe agiye kurwana n'amagara ye ubu ikintu basigaranye ni ukugera no kuri stade Huye ikiza rero n'ukwirinda ko bagera hariya uwakagombye kuba kuzataka yakombye kuba yakorera ngaha afite imbaraga zizamuka ngaha reka turebe rero pelote yose iracyari kumwe ibirometero 2 bya nyuma kahise babigezeho ibirometero 2 za nyuma hano tutazamuka kuri mize bashaka kumenya neza aho byose bera ngiyo rero mize y'imibereho pelote yose iracyarimo nta muntu n'umwe uri kumwe n'undi ngaho rero turebe akaba inyuma no ko hatangiye kuba bagare ndabona abo muri mix baracyahari abasore bose baracyarimo ndabona imbere hariya bose bariteguye kugira ngo twinjire muri cya gisenya cyo kureba ese ninde uza gutwara iyi etape aha ni nyuma ya peloto ahite batatu barasigaye kubera ko aserasi ibaye ndabona mumeze nka Genda Jemi gusa tubabwira ko peloto yose iracyari kumwe ikirometero cya nyuma rero ninde ugiye kwegukana urabona ko kuri finish bamaze kwitegura abantu bose bategereje kumenya ugiye kuzamuka kuri mize agaca kuri gare yahuye agaca kuri stade yinjira muri finish line ikimoto kirageze iyo rero ikaba ari moto moto zekana ko byose byarangiye cyari kuri gare yahuye ngabo rero abakinnyi bacyazamuka hariya tugiye kujya kuri gare yahuye akaba ari umukinnyi wamaze kwataka reka turebe niba ninde uyuje kuko aje kureba niba byakunda nabwiye ko hano kuri gare yahuye kuri mize no byose bigomba kwera yakoze atake ndabona yamenye ndabona ugiye muri Sudani reka turebe niba pelote ikomeza itegura reaction bande gukurura rero akaba rero amaze kwinjira n'ubundi yatizeho umuhanda ujya mu karere mu ntara y'uburengerazuba ugira Rusizi ariko zamuka stade yazamutse yo jya gushaka stade pelote imwe muri imbere ye peloto ndabona abakinnyi batatu bari gukurura bashaka kuza mayo sonari hehe mayo ndabona umukinnyi wambaye umwenda uriya ni umukinnyi wa Istanbul umukinnyi wagiye muri ataka koze rekaba isigarwa mu kigo cya peloto aha ngaho ugomba kuba ufite furugaze uyu nawe arafashe tugeze ku muhanda ujya kuri stade yahuye akaba peloto iracyari kumwe mayo sonari hehe ndabona abakinnyi b'ikipe sitaria bakoze hasi arazamuka hariya ndabona umunyaeritrea ni ndetse yabari Enoke ndabona hariya abakinnyi ikirometero cya nyuma kahishema ikirometero cya nyuma pelote yose cyarimo cya kontrola mayo jone yasigaye ntabwo turi kumubona reka turebe bamaze kugera imbere ya House Hotel Foko bamaze kugera no ku karere ka Huye reka turebe rero ninde pelote yose kontrole ntabwo bashaka kuba bakina umukino umwe acyagenda umwe reka turebe rero Eritrea yageza kwa Xere ko bahita bafunga umuhanda uraho ni Uganda defense byiza arimo arazamuka umunyeritera yigira imbere gatoya amaze kujya ku mwanya wa kane yabari Enoke yabari amatage kujya amavuta abakinnyi ni ikipe imwe hano abakinnyi bambaye imyenda isa harimo abakinnyi muri Chonoro nabande ku buryo byagora kwitumenya ngo uriya muntu nde reka twende ndabona umusore muri picnic yafunguye umupira we ninde ndabona Philippe Koyo akaba ari we directeur technique wa Tour du Rwanda ndabona Mayo Jaune nawe n'umusore muri Istanbul Mayo Jaune mbonye atungukara hirya ikipe ya NSN yatakaje Mayo Jaune wabo ese reka turebe ngabo igikundi cya mbere kase twamaze kwibona reka turebe rero ninde ugiye gutwara ino sprint NSN Enoke Mrobani amaze gufata position nziza reka turebe Enoke amaze kuhagurukira Enoke amaze position nziza reka turebe rero Enoke Mrobani amaze kuhagurukira bande n'ibuto Enoke Mrobani Enoke ariko Enoke muri NSN atakaria
baramufunze ikintu bakoze n'ikintu bamukoze kuko bari babizi neza ko Enoch ari umukinnyi wo kutikoreza etape rero ya kabiri ikaba yegukanywe na Paul Mati Sonario. Uyu nguyu yavuze tariki 24 z'ukwezi kwa 11 mwaka 2004, afite imyaka 21 akaba akomoka mu gihugu cya Espanye. Uyu rero akaba ari we wegukanye etape ya kabiri ya Tour du Rwanda, etape yahagurutse mu karere ka Bugesera ikaba isorejwe mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda ivuye mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ni inshuro ya mbere yari yitabiriye Tour du Rwanda, akaba yegukanye etape ya kabiri. Dutegereje kureba ese mayo jaune ahagaze hehe. kugira ngo ko rero isiganwa ry'umunsi baryo uko abakinnyi bose barangije. Paul Mati bimwe mu binazwiho sprint nayirimo cyane, ubona ko mu by'ukuri twamaze kwibwira abantu ko mayo jaune ntabwo afite ubushobozi bwo kuzamuka kuri mize. ariyo mpamvu Edesen yafashe icyemezo za komunikasiyo zose twababwiye zabaga zahise gufata icyemezo twohereze nde. Icyabaye rero amahirwe ikipe ifite plan A na plan B mu kubona ko rero mayo jaune badashobora kuzamuka nibwo buryo bwakozwe. Ikindi twavuze Eritrea yakoze ikosa mu kuzamuka kuri mize. Ntabwo Eritrea yagombaga gutuma Edesen ari ryo kuzamuka kuko niba ureba neza ntabwo Eritrea sinzi no katashaka ine etape, ariko ntabwo bagombaga gutuma Eritrea bazamuka kuri mize bataridize cyangwa se batari bari gukurura. Icyo batumye rero bahaye umwanya amakipe. Enoch ageze ahantu atangiye gutekereza kuba yakora sprint agisanga yafunze, ariyo mpamvu ahise abamurya kuzenguruka, ariyo mpamvu abonye umwanya wa gatatu. Nibyo rero etape ya kabiri ya Tour du Rwanda yegukanywe n'umukinnyi w'ikipe ya Never Say Never n'intero yabo ng'izina rya ekipe yabo, ni nako biyemeje kuva batangiye kugera bageze ku musozo. Ikintu ikipe ya Edesen itweretse kuva ku munsi w'ejo, bazi gufata position, bafite abasore bazi gufata position, ariko nanone mu yandi makosa ikipe ya Eritrea ikoze nuko bemerera ikipe ya Movistar kuba yafata position ikabima umwanya. Guko rero niko bigenze Marti Soliano Pau ukina ikipe ya Edesen akoresheje amasaha 3 iminota 10 ndetse n'amasegonda 10:30, ariko ko yuko kuri karasomage da arahita n'amasegonda 10 gusa ntari bwambara uyu mwambaro amahirwe menshi. Ariko nanone uko ko hari abahungu batoraguye amanota mu nzira kandi nka Miguel ejo yaratoraguye, ariko Miguel umunsi na abiri cyangwa atatu ejo yafashe 3, uyu munsi yabonye 6 yose ubwo ni 9. Hanyuma rero Murebeyani Enoch asoje ku mwanya wa kabiri. Yewe ibaze ko asizwe ya matierisi twavugaga ejo, asizwe amatierisi 2 gusa. Mu gihe kandi ku mwanya wa gatatu hasoje